peer pressure Kigali nicyo kintu cya mbere kigiye kuzasaza abantu. Ngo rutayizamu wa Police FC Byiringiro lague yari yazanye umugore ku kibuga mu mukino baraye banganje mu Ntari Hilale, amaze avuga ko ari ubutumwa ashaka gutanga ku bantu bose bateze iminsi urugo rwe. Kubera amakarita 3 rero y'umuhondo, uyu Byiringiro lague ntago yigize akina umukino w'ejo hashize, yawurebeye muri stade nk'abandi bafana bose. Uyu mukinnyi rero kinasatira anyuze ku mpande, akaba ari yazanye n'umugore we ndetse n'abana babo babiri, bose baje kureba uyu mukino. Nyuma y'umukino rero urangiye, Byiringiro lague akaba yaravuze ko bwari ubutumwa ashaka gutanga ku bantu bamaze iminsi bavuga ibintu bitandukanye ku rugo rwe. Yagize ati namwe mwabibonye, bwari ubutumwa nashakaga gutanga. Abajijwe niba bivugwa bitajya bimuteranya n'umugore we, yagize ati oya kandi ngemeze neza mwiza kuntera. Byiringiro lague akunze kugaruka mu itangazamakuru hanze y'ikibuga, yakunze kuvugwa mu rukundo na DJ Crash, bose barabihakana. Uheruka n'uwitwa Sozera Elua nawe wabihakanye avuga ko ari inshuti ya musaza we. Ikindi kandi nuko nakubwira nuko uyu musore uba utorohewe, ibyamuvuzweho byo ni byinshi cyane. Hari n'abinjira mu muryango w'imbere bakavuga ko abana atarabe ndetse ko we n'umugore we batabanye neza. Kumuzana ku kibuga ni mu rwego rwo kubasubiza nk'uko yabyivugiye. Njyova kuri Micronikim, ini 21 CRTV, ikiganiro kikaba Time is Now, kikugezaho amakuru biba biri kugenda bizenguruka kuri iyi mihanda ya social media ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye.